icyo kintu buriya igitsina gabo ikintu nakibonye ntabwo bakunda ibintu biboroheye. Rero wa mugani iyo aguhamagaye ukaba wahageze izo serivisi zose ukazikora, ese ubundi wa mugani ahirirwa gorwa n'icyara cyo kureba umuntu uri bumuvune ari bugirira amatsiko. Byose guhakana hakanye byose bibahoya no kwemera byose bibahoya, ariko aho izo hoya zitandukanye hari uburemere mu mbaraga. Yego nkuko zaho agahita yivuga ngo hoya ahubwo njye nukunguraho nkatanzaho ukankuraho cyane, ntabwo njye najya kwiyoberanya ngo stop. Noneho ari n'ukuntu ahita kubirinduramo ijisho wa muntu uri serious n'undi munsi ntabwo ari byo cyanzanye, ariko ndene uwo muntu arahakanye aremeye. Uyu munsi nutaha uri kumva se ngo uyu munsi ngo nyine ngo uri burare utangire uvuge ngo rwose nari butaye ngiye rwose ubu ngubu ubwo ariko nta kundi ndi burare. Hi guys, mumeze mute? Kanizere ko mumeze neza. Nanone turagarutse kubatamo ikiganiro nkuko bisanzwe. Aro kuri Abeza Media murabimenyereye, ni ibiganiro by'umuriro kabisa kandi ndabizi ko tutajya tubapfunyikira. Hano rero mfite Naome iburyo bwanje. Naome umeze neza se? Meze fresh Kabisa biragaragara we nkunda ko igihe cyose rwose azameze neza nta kibazo bafite. Hano rero hari Ziyada. Umeste Nanjye birimo neza. Ikaze hano kuri Media, twari tugukumbuye kabisa. Murakoze cyane. Tuguheruka we na Yusufu mu kiganiro kabisa uri muramutamo. Ase buriya wageze aho ngaho uramwemeza ra? Yusufu ntago yoroshye ariko twarahanganye kabisa. Sha ariko nawe urakaze. Gusa nyine hano ikaze hano kuri Media rwose ni umuryango wa twese n'abari kutureba, namwe turi umuryango umwe. Ikaze hano rwose turabakira nta kibazo kandi mukomeze kudushyigikira. Rero watuzaniye inkuru. Yego Kabisa turategereje n'amatsiko menshi ngo tubwire inkuru, kuko inkuru uratubwira niyo iraduhasije kuganiraho. Okay, iyo nkuru rero iratangaje kandi iranababaje. Iyo nkuru si inkuru mbarirano, ni inkuru nzi yewe naranahigereye. Iyo nkuru ni y'umusore wakundanaga n'umukobwa. Barakundanaga ariko ibyo byose umukobwa afite abandi bantu nabo bamutereta ku ruhande. Barakundana bamarana igihe banapanga no kubana vuba cyane kuko nko mu minsi mikuru umwaka ushize. Okay. Ubwo rero barabyemeza uwo munsi kuri Noheli. Umuhungu agiye kumva yumva ngo umukobwa yashatse. Umuhungu kubyakira byaranze ahitamo kwiyahura. Byari ibintu bibabaje, tunabivugaho cyane tuvuga se koko byari byo, ntago yari bwiyakira kikomeza se. Nese yarapfuye? Yarapfuye pe. Ari yahura neza arapfanya cyane umwuka ushiramo. Ubwo mukobwa haba ari ubwo niyumva umutima umucira urubanza. Byose umutima umucira urubanza cyane. Ubwo murumva sije ibintu byo gutendeka kabisa. Ibintu byo gutendeka ubu nibyo tugiye kuza tuvugaho. Ese Naome iyi nkuru wayumvishe cyane njye wayumvishe gusa? rero ndayumvishe ariko se uwo mukobwa ngo yaratendekaga. Yego. Umuhungu abimenye Ari umuhungu yabimenye ko amutende. ntabyo yamenye. Yego be bafitanye gahunda yo kubana. Ahubwo ukuntu yaje kumva ngo umukobwa yashatse nibyo byamunaniye kubyakira. We yumvaga ko babanye neza ari umukunzi we umwe wenyine, kumva umukobwa aramutendekaga. Rero hanze aha ngaha biriho bireze. Umva umukobwa arabakundanye n'umusore akumva ko agomba gutendeka abantu bagera kuri 3-4. Cyakoze hari imvugo ivuga ngo nukubagarira yose kuko taziriza n'izarumba. Je ntago narenganya umuntu utendeka.
kuko se hari igihe ukundana n'umuhungu ukabonana na gahunda yo kugushaka afite cyangwa hari igihe nanone wenda uwo mukobwa nawe atabikoze abishaka, umuntu asigaye ajya gusura umusore agahita akubitaho akagufuri ugasanga ahemukiye wa wundi bapanze kandi atari we ubu nyine ari uko bakubiseho akagufuri. ubwo se uri kumva uwo mukobwa koko twamurenganya? Ega nanone twibuke neza yuko umukobwa ubundi aba ashaka gushakwa kandi umuhungu we nta gahunda aba yumva yifitiye, kandi umukobwa yateretswe nk'umwaka cyangwa n'umwaka none mwinshi aba yumva bamujyana mu mago rwose. None se nta kindi n'ubundi umukobwa abereyeho ni ugushaka. none se ikibazo rero yarashatse nibyo, nta n'ikibazo kirimo pe, kandi iyo utarabana n'umuntu nta n'urubanza, ahubwo se nibura iyo amubwira uti ngiye gushaka ntabwo nkukunda cyangwa ntabwo tuzabana suro nzabana nawe, kaka kubikora bucece. Hoya birashoboka yuko wenda uwo mukobwa pe nawe yashatse mu buryo wenda butunguranye, ashobora kuba yaramutendekaga ariko wenda uwo nguwo yashakanye nawe ataramukundaga, wenda yarakundaga uwo nguwo, noneho akagenda kwa gutendeka kw'abakobwa kwa kutanyugwa kwacu, akagenda akajya gusura uwo musore agasanga yiteguye ibitenge umujama yaraguze akagufura akahita akinga. ubwo se icyo gihe tuzarenganya umukobwa? Igihe cyanaburaga ngo abane n'uwo mutipe wiyahuye nta nubwo cyari kinini, bari babitegura, nawe urumva ni n'ikintu cyanamunaniye kucyakira agahita ahitamo kuba yakiyambura ubuzima. ubwo birumvikana ko nyine ubwo uwo mukobwa n'ubundi ubwo uri kumva ko ubuse yaba uramuzi? ubuse yaba yarashatse yarabiteguye? Umuntu ni mugari, dushobora kuba tuziranye gutya ariko plani zawe ntago nzizi. Ariko nanone birashoboka ko nanone yashatse kubw'impanuka nawe utarabishakaga. Reka nkubwira njye ndavuga yenda ko umukobwa bitabaye impanuka, kuko nimba wemeye gutendeka abahungu ukabashyira ari babiri, wemera nuko ejo n'ubundi umwe uzamukuzaho atabizi. uri kumva wabashyizeho umwe wamutendetse undi atabizi, kuko ngiye gigize kubaho umukobwa umwe rwose benda kumukubitira mu muhanda bamuhuriye ari nka batatu. Kumva icya mbere cyo yaratendetse maze gutendeka abahungu babiri. Umuhungu umwe yaratuye kure, undi nawe aratuye muri karitsiye yaho. Noneho wa muhungu utuye kure we urumva yarazi ko akunzwe ari we wenyine kuri top nyine umeze neza. Undi nawe muri karitsiye azi ko ari ugezweho. Birangije umuhungu aza gusura abantu abavandimwe muri ya karitsiye. Umukobwa bamo. Umukobwa bari bagiye mu isoko. Noneho na wa wundi muri karitsiye na wari mu isoko. Kumba bayaje gusura ni bene wabo wa wundi umutereta wo muri karitsiye n'ubundi. Baza kumuhamagara bose kuri telefone. Umwe aramuhamagara ati ndi ku isoko naje kubasura. Undi nawe kumbi baje guhura bahurira ku muntu umwe ati nereta runaka. Nereta umukobwa yamutungira urutoki dereshere wanje. Undi nawe ngo dereshere nguriya nawe ni wanje rwose. Bahise bapanga gahunda yo kumutegera mu muhanda ngo bamukubite. None se bashatse kumutegera mu muhanda ngo bamukubite bari bazi ko abatendetse. Gusa nanone hari n'ikindi cy'abakobwa. Nese ubwo gusa nanone reka tureka kwiha abakobwa gusa n'abahungu baratendeka. Abahungu baratendeka. Nyine byo twagenderagaho yabikoza bizi abikora kandi aho ntago narenganya umukobwa. Nanone ntago narenganya umukobwa ahubwo narenganya umuhungu wagiye kwiyahura. Nese agiye kwiyahura yumvaga ko ari ubuzima burangiriye uwo mukobwa. Kwiyakira bidahita biza ako kanya. Hano hari abantu bagira urukundo umuntu akakuremamo icyizere. Yaramukundaga ibyo byo ndabizi kandi neza. Noneho yaranamwubashye. Hari ukuntu hari abahungu mukundana mujya mu rukundo bagahita bashaka kuba bakumenyera ashaka umupuri cyane, ariko yaramwubashye ewana namubaza desi. None se umukobwa w'ikigesha ibyo ngibyo utabimubajije ugira ngo uri umugabo cyangwa uri umusore ni kareka. Ubwo umukobwa niba utabimubajije nyine ari bwumva uri ikigwari ago ko nyagasana karabaye biki gihe. Gusa nyine gutendeka hari ahantu biba ari byiza. Gutendeka impamvu nta kibazo buriya bituma umuntu atababara cyane. Igorata ukunda undi. Gutendeka bituma umuntu atababara cyane. Buri ukunze umuntu ukamukunda n'umwe iyo akwanze ntabwo ushobora kwiyakira. Mushatse kuvuga ko mushyigikira uriya mukobwa. Njye reka nkubwire ari mvugisha ukuri uriya mukobwa nyine amushyigikiye kuko ntago ureba mu mutima w'umuhungu
ngo umenye ngo ampangiye ubukwe ryari nubwo wenda mubwira gutyo wenda ngo ngaramukunda aga buntu ni mugari nkuko wabivuze nabibwirwa n'iki se mba ari igitipe kifite gahunda ya vuba vuba ndibwicire wenda n'uwo muhungu ntanze afite wenda kandi undi wenda afite inzu wo yasanze guse wambwira ngo ndajya gusanga uwo mwikode kandi hari uw'inzu ngo nuko nkunda ariko njye nabikoze mfite uburenganzira bwo kukubwira yuko tutakibanye nabonye undi ako nawe izo mbaraga wapfa kuzibona biva kure ntabwo biba byoroshye ariko bitewe n'ingaruka ubundi umutima uhanga kuri wa wundi uri kumwe nawe mbese ubundi uwo wataye inyuma hariya umufite uwuhe mutima ubwo icyo gihe waba uri gukunda abantu babiri njyewe rero ikintu nabwira abahungu umuntu mukundana agusura ubwo ukinga kuko udakinze abandi bazamutwara bazikingira abashoboye bafite inzugi zo gukinga nyine ubundi ni ukugusura asanga witeguye ibitenge hafi aho uhita umukubita mu mago ubundi utamukubita mu mago abandi bazamukubita mu mago usuye umutipe ntabwo ari uko yakinguza abantu basura abatipe ukuntu baba bangana hari n'umutipe ushobora gusurwa n'abantu bagera muri 7 ku munsi so bose yabona inzu abakingira umutipe nawe aba ari indaye hari n'ukuntu turimo turavuga ngo bagakinga hari n'umukobwa nyine nk'uko wigeze kuvugaho gakeya ngo akajya gusura umuhungu ngo agakinga ashobora no kudakinga wowe ntawe akigirira nyine akamugira undi nawe ati sindahaguruka ahangaha ako mwana biriya bintu byo kugirana biriya bintu byo ibaze mani ungundanye n'umuhungu mukubise umupuri kumusura si ngo nta kintu ari bumubaze nyine amenyere wa wundi we n'ubundi umva se amenyere wa muhungu yasuraga w'ikigwari ntagire icyo amubaza none yabigize ibisanzwe ajya no gusura na wa wundi we ni intwari kandi umukobwa aravuga ati ndakumanga ntabwo yabikora mugana ku kantu nako gashobora kuba kaba impamvu nk'uwo muntu ntabwo yagenda ngo abwire wa musheri we yamuciye inyuma bingana gutyo uri kumva kubera gutendeka kw'abakobwa bahungu murumvireho ubwo ngubwo wa mukobwa wakwimye harundaha nushaka umenya ubwenge n'ubu ikigwari hari inshabutsi ihari ibikurikirana akaza akakwigiraho sheri uyo ibyo bintu sinjya mbikora ngo none kandi buriya ni umuhatiriza aremera buriya ukuntu umubwira ngo none se ngo oya akagira ngo oya ntabwo byakunda kandi numugumye ukamushyiramo fose nta mukobwa ujyayo mbese ari umukobwa mani mukundaga cyane ngo yaramukundaga cyane nyine buriya yavugaga ati sha ntabwo nahemukira umukunzi wanjye pe kandi hirya ku gikobwa kiri kumuhema hari undi rero wazajya mwakuze mwana none se ibyo ngibyo nanone rata abahungu ibyo ngibyo ntabwo mwabigenderaho abo basore mudukurikiranye wenda hari umukobwa nanone mutazagenda ngo abakobwa bose bahakanye baba bari kwemera hari uhakana hakanye rero hari wa wundi uzahakana yemera cyangwa se wa wundi uzahakana ari guhakana ukagira ngo niko kwemera kwe ukaba waba ngombwa ukamukoresha ikintu adashaka bibaho nyine ubwo se ntabwo bivuze ngo oya y'umukobwa niyo ye mwe murimo muravuga ngo oya y'umukobwa niyo ye ihakana ry'umukobwa ryo ntabwo biba ari byose guhakana uhakanye byose bibahoya no kwemera byose bibahoya ariko aho izo hoya zitandukanye hari uburemere mu mbaraga yego nk'ukozeho agahita yivuga ngo hoya ahubwo njye ni ukunguraho nkatanzaho ukankuraho cyane ntabwo njye najya kwiyoberanya ngo stop noneho ari n'ukuntu ahita kubirinduramo ijisho wa muntu uri siriyasi n'undi munsi ntabwo ari byo cyanzanye ariko uwo muntu arahakanye aremeye uyu munsi nutaha uri kumva se ngo uyu munsi ngo nyine ngo uri burare utangire uvuge ngo rwose nari butaye ngewe rwose ubu ngubu ubwo ariko nta kundi ndi burare uwo muntu yari afite gahunda yo gutaha kandi iyo umubwira uti oya bwo ntabwo nakubangamira nyine utaha icyo gihe nubwo ubivuze ariko iyo uza gushyiramo imbaraga ari kwemera gusa nanone ibi bintu tugomba kubiganiraho ariko nanone tukagira inama urubyiruko ruri hanze hano wenda abajeni bagenzi bacu kuko ibi bintu nyine byo kuryamana n'abahungu waryamanye n'uriya waryamanye mba mbona biteye iseseme none hari ikindi rero mana yanjye gitega yiteye iseseme ureba ukabona birabangamye mwabakobwa mwe niba umuhungu agukunda
uri kuza muri geto ye uje kumusura, uramutekeye, uramumeseye, uramusasiye, ubundi ikintu kindi ari bugukumbure ngo azakuzane mu rugo ni iki? umupura arawuzi, gusasirwa n'umugore arabizi, gutekerwa nawe arabizi, za mungana azagirira iki? Ni igice kizatuma noneho murumva ngo abakobwa ngo yateraga amatwi. Ntese araza muri geto, ubundi niba umukobwa aje gusura umuhungu nicara mutegurire, yamugaburira ibitagira umunyu nicara bimuhe. ahubwo kubera icyo kintu ngewe, kubera iryo zamuka ryo kubona ku bahungu ryo kubona serivisi z'abagabo bataraba abagabo, mba mbona ari nacyo kiri kwirara, harimo ntibashake cyangwa se dore hari abakobwa gushaka, ariko kubera ko abahungu babonye n'ubundi by'umugabo akorwa nabo babikorerwa, nta gahunda abakobwa mwe. Icyo kintu buriya igitsina gabo ikintu nakibonye ntabwo bakunda ibintu biboroheye. Rero wa mugani iyo aguhamagaye ukaba wahageze, izo serivisi zose ukazikora, ese ubundi wa mugani ahirirwa agorwa n'icyara cyo kureba umuntu uri bumuvune ari bugirira amatsiko cyane. akose Muri iyi si harimo ibintu bigenda bihindagurika, bigenda utamenya ukuntu bimeze, ngo umukobwa ngo yatendetse. Noneho rero umukobwa mu gutendeka gutyo yagiye gukorera serivisi uyu nguyu, byose yageze n'ahandi naho. Gusa umukobwa kenshi byibuza ngo avuga ati nahaye uyu namukorera serivisi yose, reka mukwameho. Umukwameho ntacyo byaba binatwaye gutyo. Wavuga ati umuhungu araguhemukiye, gusa umuntu mwararyamanye umukora buri kimwe cyose, arakwereka ko ari inshuti yawe, ufashe inzira none ugiye guhereza undi, ubundi ubwo mugo bikaguhira. ahubwo abakobwa batendeka ikigaragara cyo baba bashaka amafaranga. Nzahamagara runaka ko mfite akabazo amafaranga, mamagare na runaka natayama uriya, kubera ko uba utazi umuntu nyine urabagara byose ukegeranya ukagenda uriya. kandi hari igihe bumva ko gutendeka ari ubutware. Sabara ni ubutware. Reka nkubwire, ubutwari buhese nta nubwo ari nuko uri mwiza wenda ngo abagabo ngo cyangwa abasore bakwirundiyeho. Kera twari tuzi neza yuko ubundi inshuti nyinshi ziseberamo cyane, aho ubwo n'abahungu benshi batera umwaka, inshuti nyinshi ziseberamo kuko reka nkubwire ukuntu zisereberamo. Buriya nk'ibyo nakubwiye wa muntu byagendekeye kuri abagahurira ahantu hamwe, mu by'ukuri kubera urukundo rwabishe buri mwe ku ruhande rwe. Icyambere cyo hari n'ukundana agatendeka gutya, nta sura ishamaje, nta kintu kimero bagukurikiyeho, we navuga ngo ndagutendeka batanu bitewe n'ukuntu noneho nibona nireba uko meze umuntu. Noneho ahantu nkubwira ngo usebera, umuhungu umwe araza ngo wabona uko gisa, nk'ubwo se wantendetse uri iki, kandi uri hagati mu bantu, kubera umujinya wafite nk'uwo wagiye kwiyahura, yagira ubutwari bwo kuvuga ngo reka niyahure, ne kwiyahura nzahure nawe musereze. Ibyo ari kumusereza mu bantu byari kuba bingana gute hejuru yo kuvanga ari gutendeka? Akugeka ko n'umukobwa haradatekanye, ntagatuje pe. Uzi ko ari nka hari we wamwishe. N'ubundi twaranabimushinjije kabisa, nubwo cyamwishe twakibonaga, ariko twavuga ati ase buriya atiyahura ko kuko nari kumumara umubabaro, nanone tukamugaya akawenda. Reka twevugaye wapfuye, ahubwo tugaye abantu barimo barabitekereza kuzabikora. Mwabasore mwe cyangwa mwabakobwa mwe, ntuziyahure ngo nuko umuhungu ngo yakwanze, cyangwa se ngo umukobwa ngo yakwanze. Hoya, ntago ubuzima bushingiye kuri wa muhungu, nta nubwo ubuzima bushingiye kuri wa mukobwa. Nakwanga uzabirwara igihe gito, ikindi gihe uzaba uri gushakisha barimo kuguhoza. Nta nubwo ngo yari uwawe, yari uw'abandi. Uri kumva? Nukuri ndi kugira inama umuntu wakiyahura ngo n'urukundo. Ntago gukunda umuntu ukamwimariramo ari byiza, mujya mukunda munisigira, ariko umuba wimaramo umuntu kubera iki umwizeye hiki. Nicyo kintu rwose mu gitekerezo. Mwana bwagiye kwitaje kwa makuza ngo nakunze umukobwa ngo aranyanga cyane nakunze umuntu. Cyangwa se n'urugero ngo ndi mu rugo, ngo ndi mu rugo nk'umugore, reka tuve n'abagore cyangwa umugabo, ngo ndi mu rugo, urugo ngo rurananiye, ngo umugabo ari kunshi inyuma, ngo birancanze, ngo nome ngo ngiye kwiyahura ngo kubera ntago ari wowe ubuzima bushingiyeho. Wa mugore we,
haguruka ugenda ushakisha ubundi buzima nkayo, si- kuko ntabwo amaboko aba yagufitiye. ubwo rero turi gusoza iki kiganiro twakumva inama yawe ya nyuma ugira abasore n'abakobwa batendeka. Okay, inama ya nyuma nagira abasore n'abakobwa batendeka, ikintu cya mbere nababwira pe, icyo cyo nicyo gutendeka. Ye baba we ndabihakanye pe, ndabihakanye gutendeka abahungu benshi, gukundana n'abahungu benshi. Mw'abakobwa bagenzi banjye mwe bitera umwaka, bikurura umuvumo. Nge ndumva ari icyo nababwira. Natwe ubwo muratugaragariza muri comment, buri wese arashyiraho igitekerezo cyiwe, turebe ese gutendeka nibyo, ese kudatendeka sibyo bihesha umuntu amahoro, cyangwa gutendeka mwumva ari byo mwashyigikira. Igihe umuntu atarashaka nta kibazo pe, nta nese ubundi we wajya iyo uzareba iyo umuntu agiye nko kugura ikibanza, ntareba ibibanza birenze kimwe cyane. Okay, no mu bantu rero nuko umuntu agomba reka dukomuruswe dukome n'ingasire, nubwo wenda injuzo mfite nyinshi waseberamo, ariko nanone ari negiye wazungukiramo da, hakabamo umumaro. Abafana bacu nyine batubwira ukuntu bari bubyumve, batubasezere, tuzagaruka naho utaha. Bye bye.